Papa Legend uramuzi? Papa Legend simuzi. Papa Legend OG uramuzi? Ntabwo muzi. Papa Legend simuzi. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikiye Muyoboke TV, nizere ko mumeze neza. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana nk'ibisanzwe. Muramenyereye kuri Muyoboke TV, yaba TikTok akoresha cyane anakurirwa n'abantu benshi, ariko nanone no kuri YouTube. Uyu munsi niho turi, reka mu ikaze ngo ayikaze. Amen. Umeze neza? Twa amahoro cyane. Yes. Ndi kubona hari uburyo narinzi ngo iyo ugiye mu ivugabutumwa hari nk'abapasiteri wenda bakubwira bati gabanya umusatsi cyangwa iyogosheshe kugira ngo abakristo batikanga bakaba bati uyu muntu mutuzaniye bite. Nageze ku mupaka wa Tanzania na Uganda, ahantu bita Mutukura. Ya. Yego. Muraho n'abana b'Imana bakoraho ku mupaka, baravuga ati ntabwo ushobora gutambuka utatubwirije iwacu. Ku mupaka se? Muri church nyine abantu bakora kuri border aho hafa. Okay, muri church yabo aho hafa. Ati rero ugomba kuza kutubwiriza kuri church. Ndababwira ko ntaziranye na pastor wanyu, ati twebwe twaje kumubwira ko dufite umuvuga butumwa uzotubwiriza. Ubwo hari kwa gatandatu uzotubwiriza ejo ku cyumweru. Oya, hari kwa gatanu. Ati wihangana usibe hano. Tuonyura hano turabafanizi bawe kuri TikTok. Niko bimeze? So ati ugomba kuza kubwiriza iwacu. Ati sawa. Baragenda babwira pasiteri wabo n'umugabo w'imfura. Yego. Kuva ntangiye urugendo rw'ivuga butumwa. Nibwo bwa mbere mbonye umugabo w'imfura. Okay, nabandi n'imfura. Yego. Ariko zirarutana. Imfura zirarutana. Ni umugabo ubona yitonze umusaza. Witonze ariko. My friend. Aravuga toko muvuga butumwa wanyu mufite, mubanze mumubwira ze tubonane, hanyuma tubone kumuhagati. Yego. Ariko muzi babana baramamagara ahantu narindi kuri hotel. Ati pastor aragushaka, ugomba kuja kumureba, akakumenya ejo akakwakira. Ninjiye muri douche umusatsi ndawukaraze. Urawukaraga cyane ariko ubu ntago iyo ugiye kubona wenda n'uwo muntu hagati aho komeza story nta buryo ujijisha ugasa n'usokoza. Oya, ntago buri abantu bazamenyera cyangwa babyihorere. Ntabwo ngira kwihisha. Unyibukije akantu wavuze ngo uzipostinga abandi bashake. Muri nje singira kwihisha. Uko uri nyine nuko ndakugaragaza uzemere cyangwa uzange. Nuzanga itsoke nubundi ndore ko muri programme yanjye niyo chat itari rimwe muri gahunda zanjye aho hantu sinari nigeze mbatekereza. Yego. So nta mpamvu yari bari gutuma nihindura ntari we. Ahubwo umusatsi ndawukaraga, hari ukuntu bijya bifata yani n'igihe bizavyanga. Nshiramaga jinx. Okay. N'igipira n'igikoti ndigendera ndamurebye. Arandebye, hari amakuru yavuze maze kubwiriza. Umaze kubwiriza. Yego. Arambwira atoke abana banjye baragukunze, abana ba church. Yego. Atejo karibu muri service ya mbere na service ya kabiri. Service ya mbere soza saa 4, iyindi gasoza saa 7. Yego. Ubwo tuguhaye umunsi. Ubwo ni umunsi wose muri nyine ku cyumweru. Mbese yego. Ku cyumweru ndagiye ngusema kaga gashate agakoti. Ariko umusatsi ndawureka ukomeza urawukaraga bisanzwe. Ariko ntabara nyine nk'abana nka umuntu ugiye kubwiriza. Cyane. Ndagiye ndabwiriza iteraniro rya mbere. Ndabwiriza bampa iminota 45. Mbwiriza iminota 30. Sigamo iminota 15. Amateraniro kabisa amaze kuzamuka. Data papa wanjye ni umuhanga cyane. Yarambwiye ngo nubwiriza abantu bagatangira gufashwa. Nico gihe nguza wiyicarira. Uri kuva papa wakubyara? Papa wanjye umbyara ni umuvuga butumwa. Oya. Ni umuhanga bisanzwe. Umuhanga bisanzwe, dati ni umuhanga pe. Yarambwiye ati rero ati nta musirikare uzugwana ngo arasa amasasu yose yamare. Ati coge bagufata. Ati nuzoza ubwiriza ukabona abantu baranezerewe. Jito uhagarara. Ureka. Cyangwa ukaya wishakisha komeza wishaka numara kwire tuva. Nabo maze kubakura muri material no muri protector wabazanye. Usoza. Buri muntu wese agumana iyo shusho. Yego. So umwanya mwiza wo kurangiza kubwiriza ni umwanya abantu bafashishwe. Iyo utinze wakura muri ya mavuta ukongeruka papira. Akoze strategy za kimubiri. Oya. Sizo ni strategy za. Erega umwuka n'ubwenge birajana.
iyo inkono itinze kuzika irashirira, biba byahiye ugakomeza kubiteka birashirira. ariko n'umuntu uri gusenga akananirwa kumenya hasi, ubundi niba warashe umuntu mucica agapfa kubera gukomeza kurasa amasasu yose. andi masasu uri kurasa nayiga. urabwirije ku cyumba? ndangije ndicara, sinanasengeye abantu mu mikrofone, arayifata arazamuka ku gatuti. ni umugabo w'imfura my friend. uzi ijambo yavuze? yaravuze ati mwe kubona nanze kukwakira, nakiriye request y'abahungu banjye kwanga kubacumuza. atariko muri nje ntabwo, atariko muri nje ati Luke yari yampamuye, kera wari wampamuye. atariko kwanga, hari ukuntu ufite abakristo byenda babizerwa, umuntu bakuzaniye ntiwakire wa muntu kandi ukakira ya request y'aba bantu bawe. ati rero request y'abantu bawe niyo y'abantu banjye niyo batumye nkwakira. ati rero ati dufite service ya kabiri, ati bagutware muri salo wongere ukarage neza, ati binti butsebe. ati wongere ukarage neza, iyi kanisa ni ijyanjye. ni umugabo w'imfura my friend, niba ari imfura nabonye. ati kindi abagabo muri aha mugende mukarage munuze ku bwanwa bukura. nyine we hari ukuntu abikubitamo brage. so izi style ntaho zihuriye n'ibintu biri mu mutima. ni kimwe n'uruhara, ni kimwe na nuko wogoshe kutarwigira. ni ikintu nyine, ni style. yes, ni style. kuba twakaraze nta kidasanzwe. yes. ubona wenda nta kintu na kimwe bikuafecta wowe ku buryo bwawe nyine uko wimereye. hari ukuntu rero, hari stage ugeramo ibintu bito ntibikuafecta. kubu kugira ngo umuntu wasebye ngo bifate byamugora. ugomba kunsebya mu Cyongereza, ukansebya mu Gifaransa, ukansebya mu Kinyamurenge, ukansebya mu Giportugais, ukansebya mu Kiespanyole, kuko hari ahantu namaze kugera batumva urwo rurimi rwawe. ushobora kunsebya mu Kinyamurenge, mu ikanisa ry'abanyamurenge simbona gatuti, ariko mu ikanisa ry'abazambia nkakabona. kuko abazambia ntibumva ururimi uvuga. ntibazi ko hari uwagusebeye. yes. so hari stage ugeraho ugasebya umuntu ukabona ntacyo bifashe. niyo mpamvu nta muntu usebya undi mwaka. reka ngaruke noneho kuri gahunda muri rusange yawe y'ivugabutumwa. abantu barabizi kuri TV yawe, arabo wateguje, wenda hari abari babizi. ni urugenzi rwagenze gute muri rusange? wari usa n'urukomoje. rwagenze neza. urugenzi rwanjye rwagenze neza, nungutse abantu. so muri twebwe wungutse abantu uba wungutse. nta n'ikindi kintu gikomeye kuruta abantu. muri make twagize urugenzi rwiza, twagarutse amahoro. turi Nairobi, turi muri Kenya, turashima Imana. nta shetani. yes. ibintu byose byagenze neza. wari ukomoje kuri iryo torero. Tanzania hari amatorero y'abanyamurenge y'abanyarwanda. aho twari turi ni kuri side yo muri ni kuri border ya Tanzania na Uganda, ariko kuri side yo muri Uganda. side yo muri Uganda. nk'ubwo nabwiriza muri Uganda, ariko bakaja kundaza muri hotel yo muri Tanzania. Nuko waba uri kubwiriza Igoma ariko urara Gisenyi. ukarara Gisenyi. okay. urumva nabavuga ururimi n'ubundi twumva nibo wari urimo. hari abagusobanura mu Kigande. hari usobanura mu Kigande. okay. reka ngaruke gatoya kuri amagambo arimo gucicikana hano hanze. ni amagambo wakoresheje ku bantu bamwe bashobora kuba banenze, abandi bashobora kuba bafashe nk'ubwirasi, kwibona cyane cyangwa se kwiyemera. bati ni gute umugabo nka William atazi aba apotre kandi ari muri kariyeri n'undi ya gospel, akaba atazi abantu nk'abacuranzi nk'aba Dr. Beya. ubu ngubu biragoye kuba wovuga gusa Beya, biragoye ushiramo na ka dogiteri. ati ni gute uwo muntu atazi umuntu ugeze ku rwego rwa dogiteri mu micurangire, n'abandi batandukanye bagwiyereka. navuga ngo bagezwe mu ivugabutumwa, abantu bababona kuri social media bakunda. bati ni gute William avuga ko atabazi? koko bari abantu ntago bazi cyangwa wigizaga nkana? en fait ndaje nsobanure.
by the way twakoze video ejo bundi banereka abantu ku mafoto bamwe nkabamenya abandi simbamenye of course nta muntu umenya abantu bose yego hari abantu duturanye hano muri kare tuzura amaze imyaka muri Kenya ukamubona nibwo bushasha so banereka amafoto y'abantu cyane cyane baba star nta nubwo gusa bari abapasiteri harimo n'abantu batari abapasiteri bazwi gusa bazwi yego so babanereke bamwe nkabamenya abandi simbamenye so rero babya abantu ntamenye bateje nako sibo babiteje ahubwo menya abafana yego so abafana babo bari kumwe ati niba tutazi aba bantu kuko abo navuze ko ntazi nta numwe wigeze complaining avuge ngo kututanzi ariko abantu babo niko nabiketse bari kumpamagara kuri telefone ati ni gute utazi umushumba wanjye unda kumva guhamagara ati ni gute utazi umuntu mfana undi ati ni gute uyu muntu utamuzi abandi bakavuga ati ni gute wowe ubwiriza utazi uyu muntu abandi bakaba baragututse so bavandimwe nongere mbivuge nta muntu uzi abantu bose nanjye ndahamya ko abo navuze ko ntazi ndahamya ko nabo batazi kuko nibo bamenya ngo ndeke ariko bamenye se nk'ubu ngubu ugize ngo abantu Chris Brown azi muri Afurika ni bangahe ariko mva nanjye ndamuzi oya buriya ntabwo muzi reka nkwereke ibintu bigaragaza ko umuntu azi umuntu urasanga abantu witwa kuzi nari mu kiganiro ubageze Nyawayi urahari ubu ngubu tuvugana sawa urahimenya se sawa hashake nta aho Justin yabaga urakarenga ukamanuka urenga iwiwe ukamanuka ubajije umuntu ikigo cya Nyawayi Academy umuntu wese aba umuhanda waho ngaho arahita kikwereka nurangiza ukirengeho gatoya sawa so hari ibintu bigaragaza ko umuntu azi umuntu hari n'umuntu ujya ubona kuri screen ubundi iyo uvuze ngo umuntu ndamuzi ugomba kuba ufite n'ibisobanuro utanga kuri uwo muntu kuko uramuzi niyo mpamvu abantu basigaye batanga ibisobanuro biri fake kuko basobanura abantu batazi umuntu akavuga Aimable atakuzi akanakubeshera ngo ndamuzi kandi umuntu wese uje gukora ibara ashingira ku ijambo nguriya muntu ndamuzi umuntu wese uzumva atangira avuga ijambo nguriya muntu ndamuzi uwo muntu azaba agiye no guharabika so umuntu wese ugiye gusenya atangira avuga ngo uriya muntu ni muzi ko tuziranye aba agiye kwereka iki aba agiye kwerekana ko ibyo bintu agiye kuvuga ari ukuri so rero abantu rero bajya batanga amakuru y'abantu batazi bakayatanga force amakuru rero y'abantu menshi ufite mabi ni abantu bagwaye amakuru y'abantu batazi kubera ko babanga so iyo umuntu arakubwira ngo uyu muntu wamuzi ukaba ugiye kumuvuga utamuzi my friend ugiye kubesha kimwe rero gituma tuvuga ngo uyu muntu ntitumuzi ni ukugira ngo tudatanga amakuru ari fake kuri uwo muntu kuko ntitumuzi koko rero uyu muntu akubaza ngo uyu muntu wamuzi ukemera ko umuzi utamuzi akakubaza ngo uvuga ibintu bine kuri uyu muntu ukabibura hanyuma iyo ubibuze urabibura bihimba nimba navuze ko nzi Aimable hanyuma Aimable nkaba ntamuzi za mubona utambuka kaba nta makuru ngufite bakambwira ati niba rero uzi Aimable tubwira ibintu bine bitanu uzi kuri Aimable kugira ngo ngomve nk'abantu ko nzi Aimable ngomba guhimba ibyo bintu cugiyeho mpimbye ibintu bine ushobora no guhimba kimwe gitesha agaciro Aimable cyangwa kiba ari cyiza ariko uramubesheye abantu rero nk'abo ni banakunda kugira n'ibintu byiza ntabwo bakunda kugira ibintu byiza yes tubakunda kugira ibintu byiza bakunda abantu benshi bita ko bazi abantu bagiye kuvuga amakuru y'abantu bazi kandi batabazi abo bantu inshuro nyinshi baranabesha kandi babesha ibintu bisenya ejo bundi nari Uganda
yego muri uru rugendo rwanjye rw'ivugabutumwa Yego. ahantu bita Mbarara ngeze Mbarara ndabwiriza bisanzwe umugabo umwe adusohotse arankurura umugabo w'umunyamurenge w'imfura ungana na ba papa yego arankurura ararira ntamubaza muze kuri kurira arambwira ati mbabarira kubabarira ko sekonda kuzi ati narakugwanyije ati naragusebeje naragutukishije ati nagera mu nzu ngasanga bari kureba video yawe kuri screen wawe kavuga ati mwege muracareba uyu muntu ati nkakuvuga nk'umuntu twabanye umva rero abantu bajya bavuga abantu batazi ukuntu babavuga babatesha agaciro yego so iyo umuntu rero ashaka kubaza ngo uyu muntu wamuzi abagira ngo wumve ibintu uvuga kuri we kandi abantu baba bakeneye ibintu bibi rero kugira ngo wirinde wirinde ibyo bibazo ni ukuvuga ko uwo muntu utamuzi rero abantu ntibazi guhakana hari ikintu abanyamurenge mu nyumve ntibazi ijambo oya bigatuma bemera ibintu batazi n'ibintu batazakora vuga wenda bamwe muri bo oya presque bose gute iyo ikintu cyamaze kurenga 60% perezida perezida aba 40 bagatsindwa nimba umubare muke w'abanyamurenge utazi guhakana umwishu uzi guhakana ubwo nuko so ntibazi kuvuga oya nimba bakweretse umuntu ukabuta utamuzi ukavuga ngo simuzi rero uhita uvuga ngo ndamuzi ukumva ko harimo 6 kumenyana n'uwo muntu kandi mutaziranye bigatuma rero bavuga ati rero vuga amakuru kangahe muziranye wayabura so abantu bose basenya ni abantu bajya bashingira gutanga amakuru y'abantu batazi nawe uri kunyumva nimba ujya utanga amakuru y'umuntu utazi udafitiye ibisobanuro urasenya mu buryo ubu ngubu dushobora kuvuga tuti William ntago nabonye bakwereka n'umuntu witwa Nzovu simuzi ni ukuri kw'Imana ntago urabona video ya Nzovu ubundi bamenya umuntu bate icyo nita kumenya umuntu njye ugomba kubuza amazina ye yombi abiri irindi zina rya Nzovu yitwa nde ntago ndizi nawe ntabwo muzi ntago ndizi ugomba kubuza uwo muntu ataha iyo uvuze ngo nzi umuntu oya ariko ugiye kubisa kubuza n'ubushuti ariko oya kubuza no kubushuti y'umuntu oya kubuza umuntu ugomba kuba ufite ibisobanuro kuri uwo muntu bamubuze bakamunyuraho ugomba kumwerekana ndamuzi icyo bita kumenya umuntu niki uwo muntu aramutse abuze bakunyuraho ukamubona kubera ko umuzi uzi inzira ze hariho kubona ishusho y'umuntu no kumenya uwo muntu ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kubuza ishusho y'umuntu no kubuza uwo muntu ni ibintu biri toto different kubera ko nta muntu ubuze nk'ishusho ye mwagani ukavuga ati ndakumenya ati ntago nari nkuzi cyane cyangwa ibi bintu ntibibaho yego bibaho cyane bibaho ukaba umuntu wari usanzwe mukubitana gutya mukubitana ariko mutaziranye ati nibwo nkikumenya noneho mwahura nkanjye William abantu ntibanzi kandi ndi umuntu ugira abafanizi benshi ninjye muntu wo muri gospel ujya ukora ikiganiro cy'ivugabutumwa kitari indirimbo kikarebwa n'abantu miliyoni nabwo ari ijambo ry'Imana atari ikiganiro ijambo ry'Imana miliyoni ikagera y'abantu bitari indirimbo abo bantu ntibaba basanzwe my friend ni benshi ariko bitavuga ngo izo miliyoni ziranze oya duhuye tukaganira live tukabana akambona indi side atanga ati ndakumenye noneho so umuntu uvuga ko umuzi gute utamuzi uzi ishusho ni nk'uko ubuzi uruto twese tubona ruto tubona Raila Odinga tubona Uhuru ariko ntabwo bazi so wari uvuze Nzovu nuzi amazina uwakubaza ngo atahaye wahamenya ntiwazi uwakubaza ibyo akora ntubizi so nta makuru ufite none se niba utabizi ni gute akubwira ngo vuga ibintu binumuziho kandi utamuzi uravuga ibi urabubwiye kubesha kuki abantu rero bakenera ngo tubabeshe kuki abantu bajya bakenera ngo tubabeshe rero twavuga ukuri bakadutera amabuye ngo ni gute utamenya uyu muntu ese ubundi none reka twemere utamuzi kutamenya umuntu uramututse abantu bose navuze ko ntazi ntawe natutse none se umuntu uzwi n'abantu bose so mu bantu batakuzi rero nanjye ndimo ku rundi ruhande abantu bavuga ko wabirengagije kubera ko abantu bumva ko wakagombye kuba ubazi uwo navuze ngo simuzi koko kandi uko ni ukuri nta bisobanuro mba mfite kuri uwo muntu
reka nguheze urugero nk'umugabo mu bantu navuze konzi. yego Navuze konzi Dr Masengo twaricaranye 1 2 3 4 5 okay bitari mu ikanisa tukagana nkavuga akansubiza donc izi reaction ye okay nze muhamagara kuri telefone so twazira abandi umuntu wese navuze ko ntazi ayisoya ntawe ngira telefone ntawe twahura ngo tuganire turi babiri gutya ntawe twahura ngo turebane mu maso ntawe. So umbwiye ngo umuntu we muzi simuzi icyakora naramurangije cyakora waramurangije harabona arangije ariko ntazi. So umbwiye ngo nimuheze ibiganiro ni nkuko wasohoka hano hanze ukabona umunyakenya ari gutambuka kakubwira ngo uvuga ibintu bitatu kuri uriya muntu uri gutambuka tumubonye none se wamuvuga wiki hari abahungu binjiye hano sinababonye wababonye none se wamwe bavuga ibintu bitatu ndahari byo bazi hose ariko nababonye. ikintu kimwe uzi nuko binjiyemo tandukanya kubona abantu no kubamenya. So hari igihe umuntu yandika muri comment nkavuga ngiyi njiji uwayimpa nkamarana nayo iminsi 3 nikorera seminaire abantu twabonye ntabwo tubazi. ubwo nukuvuga ngo abo abantu babonye uvuga kutazi nuko nta bisobanuro bafiteho mbese warababonye maybe twarahuye mu nzira bari gutambuka. ntekereza ko ari cyo abantu wenda byaba confusinzemo gatoya bashobora kuba bitiranyije abantu ntibazi gutandukanya kumenya umuntu no kuba waramubonye. My friend abantu bose wabonye babazi oya abantu babonye mu muhanda uzano ku kazi urabazi ariko wababonye nababonye yes hari nuwo nibuka wacuruzaga imineke hano hantu none mubwiye muvuga ibintu bitatu muziho cyazuze umumotari wakuzanye uno nawe mwanazanye ntago muzi uramuzi ako namubonye ariko umuntu wakuzanye ariko tutamubonye uzi bisi uzi abashoferi bagiye batuvana i Rwanda tukamarana amasaha 28 mu modoka imwe n'utwaye twarababonye bakubwiye ngo bavuge ariko bavuga tubazi. So hari igihe umuntu rero avuga ikintu ukibaza uyu muntu izi nkuru ari kuvuga ukumva understanding afite kuba rero tubona abantu biratandukanye no kubamenya. yego umuntu nta business mugina na murazi ntawe mwahuriye ngo muradirinze so kuba umubona nawe ni nguko akubona cyangwa atanakubona. noneho reka twemezanye noneho reka noneho tugaruke mu indi side. ese uramutse utaramubonye ni beef amakanisa yose tuba tubwirizamo ntabwo tuba tubwiriza abapasiteri cyangwa intebe tubwiriza icaca yuzuye abantu abo bantu twabazi ariko twarababonye. ibi bintu ndabimenyereye uhura n'umuntu usanzwe akureba kuri TikTok akakuramutsa nk'umuntu muziranye wabona ntumuramukije uko bikwiriye akagira muramwirengagije yewe simuzi ngo tuzi gute kandi waraje kubwiriza iwacu waraje kubwiriza muri caca yacu ugasanga bigize big deal kandi koko ntumuzi. Evangeliste turi hafi gusoza ikiganiro ariko nanone ntekereza ko urabivuga muri ubwo buryo ariko abantu babonye muri ubwo buryo bundi nyine twasobanuraga. none reka mwereke ubundi buryo bwa kabiri. yego uriya mwana afite channel ntoya yego nari nshaka kuyipromotinga none si yo mvuga ngo nzi Christophe kavuga ko nzi bari abagabo bose bagiye babambaza ninde ari kubireba nawe nibi dukora ntibyari kuba bigarutse ubuse tuvuge ko watwitse uye ntabwo ari ugutwika no gupromotinga another side ariko mu by'ukuri ntabwo kwari gupromotinga ahubwo ndi umu content creator content. Yes, content creator. Nzi kuntu na amagambo mbaza nzi kuntu na yavuga kugira ngo abantu bayarebe. Papa Legend uramuzi? Papa Legend simuzi. Papa Legend OG uramuzi? Ntabwo muzi Papa Legend simuzi. None wewe yambaye nagafuka naramubonye. Yambaye agafuka munwa simuzi. Akwiye kana agafuka munwa sinomumenya. Papa Legend simuzi. Ariko naramubonye ako waramubonye twaranahuye mwaranahuye ni kimwe n'abamotari nakubwiye twahuye badutwara none se tibade umumotari wanzanyana
namubonye ariko simuzi. ariko ubwo umuntu akubwiye wenda wavugaga ngo ibintu bitatu, umuntu akubwiye ibintu bitatu waba uzi kuri Papa Legend ubwo ntago waba ubizi. Nta na kimwe. Yateguye Miss Mulenge ntubizi? Ni nabwo nayumva. Miss Mulenge yabereye mu Minembwe mu Madeni. Yabereye hano muri Kenya. Nta Miss zibera mu gihugu c'abandi, ahubwo yo ni Miss Diaspora. Ntago umuzi. Reka dusoze ikiganiro. Dusoze ikiganiro nishimira cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Hanyuma muri rusange reka mbwira abantu ko reka ntange komandasiyo. Ego niyo nangiye kuvuga komandasiyo hanyuma dufite abantu byakomerekeje ngo ntitwabamenye. Nukuri muhumure ntitwazi. Nukuri ntitwazi ntitwabirengagije. Abafanizi banyu barimo batukana. Nukuri ntabwo twirengagije bashoboje abantu cyangwa abasitari banyu. Ntitubazi. Icyakora twarababonye. Bako nabo si bose. Keretse bagiye bagarura amafoto ngo uyu waramubonye uyu sinamubonye. Hari abo nabonye ariko ndafitiye amakuru. Tazi nta yindi relation tugirana, nta business tuziranyemo ngo byenda ngo nabadekrive gutya. Nukuri nta muntu twatesha agaciro ke, nta muntu natutse. Kuvuga ngo utazi umuntu ndamutse nkumenye nubundi ntacu nakongera, ndamutse nakumenye nubundi ntacu nagutwara. Kukumenya no kutakumenya ndumva nta value bifite. Abantu rero twakomerekeje bikabakomeretsa bagakomereka ngo nuko tutabazi. Paul bagire bafata urugendo baze tumenyane, noneho tubamenye tumenye ibyo mukunda. Akora abantu baranaharara. Ibintu bitatu bari kwibona kuri Kasuku. Ninde so? Ntabonye bamukwereka umeze gutyo ukuntu. Shano kuri Simuzi. Ntago umuzi. Simuzi pe. Nukuri abantu rero abantu bararakaye, abantu basigaye biyenza. Bihangane. Nta muntu tugamije gukomeretsa, nta muntu twambuye varereye, nta muntu twamanuye, hari umuntu twubwira umuntu ngo sinkuzi biratukanye. Ni gitutse. Nta muntu twatutse rero. Nukuri abo tutazi bye Imana nibishaka tuzamenyana. Abo tuzi nabavuze uko mbazi. Abantu rero babyitwayemo baratukana, abandi baraduhamagara, abandi bagira realite ngo uyu muntu ngo utazi uyu muntu kuri turi umukristo. Ni Kristo se ndamenye ko ari we utazi Kristo atazaja mu ijuru. Kuba utazi uwo muntu ni gute turi umukristo? Ntabwo biba byoroshye. Ndagushimiye cyane wakoze kubana natwe. Hanyuma nshimira abantu bose kuri Muyoboke TV. Nawe turagushimiye cyane Evangelist wakoze. Thank you. Mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana.